Obugingo bw'abantu bugitangiriye cucu imbere yawe Mwami Imana bohetane ngoga yemi koko borehuta bose bwehutangiye cucu nebyo kori nta mumaro ubugingo bwacu n'ubusa umuntu aba afite izina rimuteye ishema imyaka yamara guhita reke bagirana yene koko burihuta bose bwehutangiye cucu nebyo kori nta mumaro ubugingo bwacu n'ubusa Mwami Imana komeza iyo nyenyeri bandure umucyo wayo ukwire hose umweje muhuye yene koko burihuta bose bwehutangiye cucu nebyo kori nta mumaro ubugingo bwacu n'ubusa kuzira ibyo muri iyi si umuntu amara imyaka 40 gusa ndavuga 40 uko imyaka y'akazi burya gukora ugejeje ku myaka 40 nuko baritaya kwa pension yabaye pension abavuye mu ifishi ntabwo abakimaze kandi mbere y'imyaka mu myaka 20 ntacyo umuntu aba amaze hagati y'imyaka 20 na 60 ni 40 n'umuntu aba ari umuntu itwa twakaduke ibyamuzi byagiye gutuma tuyigurana amaraso ya Yesu dushimire Imana dushimire Yesu tumwisuye tubane nawe yiteguye kudukiza arabishaka abyitayeho arashaka kuvuga ngo izaje ngwino maze akabwira abamarayika ngo nimuze murebe ngo izaje ariko yarananiye cyagiye burya byakomeye maze ati nguyu ajya kumwereka data wa twese amwereka abamarayika avuga ati uraje karibu Imana amen wacu data twongeye gushimira urukundo wakunze umuntu twongeye gushimira ko wemeye kutubabarira ntawe abigusabye ukababarira Adamu nta mbabazi yasabye ahubwo ari kugushinja ukababarira Eva ari kugushinja ngo ni wowe nyirabayazana Imana igahinduka umuntu none kubera urukundo wadukunze ukabiteguye no kudukiza utijya mu byaha bwawe ariko turabanyabyaha twavukiye mu byaha uzi kamere yacu sibyo twigira ahubwo turarwana na cyacyabo umwanzi wawe si twashaka ahubwo ni wowe washaka gukoza isoni ni wowe washaka guteza agahinda Mana ndagusaba kugira ngo ukomeze uba mu ruhande rwacu uko asazanye kuzaturinda ukomeze turinde turangire uko akomeze kuzadutwigisha ukaduheka ku maba yawe turi hano Nyagasani abari hano bose n'uw'ibyaha byananiye ufite dayimoni unaka amuteye iyo yose ndagusaba kugira ngo mumutsindire maze ahinduke umwana w'Imana byuzuye maze Yesu abe umugenga w'ubugingo bwacu natunguka tuzishimire kujyana nawe tube muri ya ngoma yawe aho byose bizabishize ubwa Yesu mwana wacu amen.